ufite ikibazo cy'amadeni indi mari ihetse ku mugongo niba imari iguhetse ku mugongo wayo ko amabisi ntabwo ubitayeho mubasekere mubabwire imana ibahungisha imana ibahungisha oya nimurebe ukuntu ari bakeya n'ukuntu babasusurukije namwe mubasusurutse basohoke hano buzuye umunezero erega kino gitaramo ni igitaramo twatumiwemo na Yesu ntabwo ari igitaramo twatumiwemo n'umwana w'umuntu ntabwo twari kubona umwanya ariko ndakwinginze nk'uko bagususurukije basusurutse sindi bakura aha ngaha nibumva bihagije ko bahava kubera ishimwe ry'Imana yashyize muri bo hanyuma namwe murabyumva icyo muri gukora 1 2 3 we go mbere yuko tugiye kurya ibyo tugiye kurya ariko mbere yuko turya ibyo tugiye kurya burya ibyo umubyeyi aba yitekeye abana be kwizera Yesu no kwakira Yesu ntako bisa niba hari umuntu Yesu yahemukiye nazamura akaboko ndabaza Apotre Mignone na Bishop Masengo uko byagenze hari umuntu Yesu yahemukiye niba ataraguhemukiye nawe ntumuhemukire umushima ndakwinginze shima Imana atari bya biri tugusabye ahubwo ushima Imana bya bindi biva muri wowe COVID-19 yaraje abandi baragenda urasigana uyu munsi nta gapfukamunwa wambaye uyu munsi uri hano urashima Imana bagutegura umutima wawe udasanzwe ariko mbere y'uko tuvuga ijambo ry'Imana naje kureba umuntu nkunda cyane mu by'ukuri ashobora kuba yarasengeye Vestine na Dorcas ngiye kubasaba tumwakire nubwo bari buze kumwakira ariko ahaguruke tumukomere amashyi ndamukunda yarasengeye yaramanuriye birasohora Pastor Bernard uzi ko ntari nakubonye reka tumukomere amashyi niba ntasharugira uyu ni umugabo w'Imana ndetse n'umufasha we Imana ibaha umugisha hari abandi bantu bashobora kwibagirwa bahoze banyandikira ndashaka gushimira abadiaspora niba uzi ko uri umudiyasipora uri hano ndetse n'abari kudukurikirana online hari abantu bishyuye amafaranga hano kugira ngo abandi baze muri concert twarabibasabye barabikora reka nsabe abadiaspora bari hano ndetse n'abadahari turakomera amashyi baze ntutinye kuba umudiyasipora ni umugisha rero reka tugusaba uhaguruke. Thank you so much, Mama. Wow. Marakoze cyane. Tubwize mpamvu rero nk'abadiaspora mwe Dorcas na Vestine bakeneye kuza mu bihugu mubamo ibyo uko mubigenza nyine. Yari message nashakaga kubaha ndetse n'abitanze bose n'abatanze impano aba bana bakwiye gushyigikirwa ariko community y'abanyarwanda bari hanze bakunda Dorcas na Vestine ndabashimiye cyane. Amen. Abacuranzi si bambaye neza si bacuranze neza bakomeye gushimishije cyane baye mushyira yawe. Amen. Nabafashe umwanya muremure rero ndasaba ko icyo tugiye gukora hindukira ngo Prosper ariko ritambuka kabye haguruka bakwakire Prosper mwiza umugisha ibanganye mbonye abaramyi bagenzi banjye ubwo nyine
batabimpaye ibyo nagombaga gukora barangurukana ariko nta kibazo nabonye bamenya nshuti yanjye nababwiye ngo n'abandi bose ndaza kubabona mu kanya nambara amadarubindi wakoze kuza Imana iguhungisha wakoze kuza gushyigikira impano bwira mugenzi wawe ngo tugeze mu kanya keza akanya nyine keza mubwira mugenzi wawe ndakwinginze shaka umuntu ubwira apotre wacu ajya bivuga neza ngo ushaka umuntu uri sympathique shaka umuntu uri sympathique murebane iyo murebanye hari ukuntu biba byiza ariko rindukira mugenzi wawe mubwira uti nawe uri sympathique muri uyu mugoroba kubera ko ibyo Imana yateguye n'ibyo abantu bari sympathique nkatwe sinzi ko wumvishe ikintu navuze nkomezi bwira niyo ko ari sympathique arabyumva amen amen yego nyagasani baroko haleluya bavuga amen haleluya haleluya Imana ibaha umugisha abiteguye kwakira ni bande abiteguye kwakira umugisha w'Imana mu mugoroba rero niba mwese mutiteguye kwakira ntabwo ndi bumwakire kandi ntabwo bari bumukure hano abiteguye kwakira umugisha w'Imana ni bande amen tugiye kwakira umuntu udasanzwe amen oya nimurebe hano nanjye nambaye umutuku n'icyatsi kandi kubera mwebwe nimwumve rero tugiye kwakira umuntu udasanzwe tugiye kwakira umubyeyi w'abantu benshi tugiye kwakira umuntu wahinduye imitima ya benshi ubuzima bwa benshi nanjye ntisize yabinginze ariko namwe mwamwiboneye yambaye neza mwiza umubyeyi wacu reka duhaguruke ku maguru yacu abacuranzi inanga ziri hehe reka duhaguruke ku maguru yacu haleluya haleluya natangije munsi ya Women Foundation Ministries witwa Girls Impact rero mwizina yo wino nshuti yanjye usko n'ugukunda ntugarukira urashaka uraguma aho ngaho ugarukira umukomera amashi support him amase byibura nutaduha money give us your hands harimo Women Foundation Ministries nagira ngo abantu bamerekeshe bahaguruke kuri iriya table kubera ko umwaka urangiye twanze gutanga amafaranga y'ideni dushaka gutanga ayo dufite cash ayo baretireje sibyo ariko tuzakomeza tubane nabo umwaka utaha turi kumwe ikindi gihe turi kumwe aho mungeneye ndahari Irene sinzi ahantu hari ariko muzambwira ko mbyandikaho ariko nanseho ngo murinda habi Irene ngo niba nanditse ibitari byo muzamosora ariko niko nabyanditse najya ngo nyihe DORCAS na VESTINE ushobora kuguteza ayo mafaranga nangahe ntabwo ari menshi cyane ariko avuye mu mutima ukunze ni miliyoni y'amanyarwanda basigira wifuza gusapotinza poso miliyoni nabo bazanye mu izina rya Women Foundation Ministries
imbere babifuriza kugira ngo mukomeze murinde ikibitsanyo mwahawe. I love you so much. Nakunze ukuntu mukundana, muririmba mushigikiranye mufatanye. Ejo bundi nabonye barumuna banyu ukuntu nabo bahagurutse. Ibi bintu birimo Imana, nta muntu uzabasha kubihagarika. Urakoze cyane. Katubaki. Fashe dushigikira umukozi w'Imana wadusapotinze. Umukozi w'Imana Rwema, Imana imumugisha nawe aravuze ati urumunda bano bana beza, abakobwa b'Imana, abakozi b'Imana, I am supporting. Aya ni Abanyarwanda meza, sinzi ubishinzwe, yego. Bani bahumugisha, ndashimira na Fiacre, tent maker. Afite ukuntu nubwo uhuze, afite impano yo kukubwira ngo uramenya apostle ntuzabure. Ndamushimira cyane ko abantu nk'abo batuma tubasha guhaguruka tukava aho turi. Nagira ngo tufate. CD, ariko n'undi muntu wese wawifuza kugura CD agashyigikira uyu murimo. CD ni ikintu gikomeye cyane, noneho gukora CD mu myaka ibiri maze mu muziki byo ni ibintu by'ibitangaza cyane. Hari abantu bateye inkunga kubera ko bakunda Vestine na DORCAS, sibyo? Hari abantu babakunda cyane kandi ziriya CD ziri bushire. Nkuko Apostle Mignoni yabivuze, igihe nakoze CD ari umuntu wamaye miliyoni, nahise numva ni bucya ndi bujya mu ijuru. Yari mu 2006 umuntu ama miliyoni muri concert, Imana yanjye numvaga ndi bugura imodoka, inzu n'indege, noneho nkakora tuwa umva nzagurira mama n'inzu, ibintu byari bikaze. Namwe nimumve miliyoni y'icyo gihe. Hanyuma bukeye Apostle nawe andi mafaranga ndavuga nti hano ndakize ndagiye. Ako narwo nasubiye inyuma rero naragiye. Kubwizo mpamvu rero nahawe miliyoni, ndanezerwa binezeza umutima wanjye. Rero uyu mwaka twinjiyemo, ngiye buri kwezi nzajya mbaha 100,000, ubwo nzabaha 1,200,000. God bless you. Nabonye miliyoni nongeyeho 200,000 kugira ngo buri mwaka kwezi nzajya mbaha 100 kugira ngo yuzure 1,200,000. Ndabakunda ntimuzacike intege. Sinigize mbona Imana imemukira mu myaka 22 imaze. Imana ibahumugisha. Rero nawe ushobora gusapotinga iki gikorwa. Manirije hariya hasi ubifuza kugura CD, umbabarire uyimugezeho, ntabwo ndi bubitindane. Unamuhe mikoro wenda niba udashaka kuza hano. Yes. Hari umuntu rero wasapotinze agura table, arishima cyane, ubakunda, witwa Shenador. Muramuzi? Yaguruze bahaye amafaranga. Reka haguruke tumushimire Shenador. Merci beaucoup. Amakuru bayangejejeho. Sibyo. Hari n'abandi ndi buvuge kubera yuko wagize neza. Imana ibumugisha kandi ntuzakene. Buri muntu wese rero wifuza gushyigikira, ntabwo kino gikorwa ngitindamo kubera yuko nababwiye ko bafite izindi ndirimbo. Sibananiwe mugurizo se okay. Bishop Habineza reka bamuhe mikro, hanyuma cyangwa se ni gushaka no kuza waza kugira ngo ushyigikire aba bana b'abakobwa. Imana iguha umugisha. Yes, mwigira imbere mwahawe ijambo hano kandi umuntu wamuhaye amafaranga araseka. Ujye mubura kwisabira, nababwiye ngo hano ni ukwirwanaho.
ndabakunda cyane kuri ibyo reka tubashyigikire $200 y'amanyarwanda. Murakoze cyane kandi bakundisha cyane. Wow, mukomeze mushyigikire. Ariko urumva guhoberana kwera ntabwo byagenda bitaciye kuri Twitter. So wishimye warakoze kwakira agakiza. Yes, God bless you. Baracyaza. Amen. Agiye nitwa Jean Baptiste gira Yesu. Izina nkunda cyane gira Yesu. Ndabakunda aba bana baramfashije cyane. Ndi umunyeshuri maze igihe niga mu gihugu cy'Ubwongereza. Ndashima Imana ko indirimbo yabo yitwa Nzakomora buri mugoroba narayiririmbaga, ubuzima bwanjye buba bushya, mu masomo bigenda neza. Ndashima Imana ku bwabo kuko iriya ndirimbo Nzakomora yo nayiririmbaga nibukaga ko Imana nanjye yankuye ku busa, nkaba niga mu gihugu cy'Ubwongereza, nkaba nzajya kwiga muri Amerika. N'imirimo itangaje kandi Imana ibaha umugisha cyane, mwaranyubatse, ubuzima bwanjye kure y'u Rwanda bwabaye bwiza kubera indirimbo yanyu. Ntabwo mfite ubutunzi buhambaye ariko nanjye kubw'umurimo w'Imana ndatanga $20. Imana iduhane umugisha. Urakoze cyane. Imana ikomeye. Oh my God, angels. Abamarayika barahageze rero, ubwo ngubwo reka tubahe ijambo kuko iyi konseri yitwa Nahawe Ijambo, nta n'umwe wari buze. Arakaza Abigail. Ubungubu turi RVS family, ubu tukaba tubakunda cyane kandi tukaba dukunda n'indirimbo zanyu, tukaba tugiye no kuziririmba. Okay. Nukuri Noheli mureka abana nukuri baririmbe, sibyo? Fiacre konseri yitwa Nahawe Ijambo, reka abana baririmbe. Shaka no gucuranga. Okay, murabibona ibintu byose ko bakora ibyo kuri Twitter. Reka abana baze bahawe ijambo. Buzana abana hanyuma bibutsa yuko Momo Pay 275305 275305 nakira Irene Murindahabe kugira ngo anyegere hano hafi afite icyo ashaka kubabwira. Ntabwo namwima ijambo. Harundi. Oh my God. Hallelujah. Hallelujah. Ahazi maombi ndi umuririmbyi nkunda kuririmba, avuye i Rusizi, naje gushyigikira bashiki banjye b'abaririmbyi bagenzi banjye. Kubw'umugisha Imana yagiye impa, nareze bene mama, Imana irandera igenda ikora imirimo. Iyo Mana yakoze ibyo ngibyo, nanjye mbahaye impano y'ibihumbi 50. Urakoze cyane. Murabyibuka yuko tugifite Prosper Nkomezi, ndabinginze abasigaye mu kanya. Okay, reka tugaruke uyu nguyu hanyuma 275305. Okay, Nahawe Ijambo. Haleluya. Akanya ndanezerewe cyane, nibwo bwa mbere najya mu gitaramo. DORCAS na VESTINE ndabakunda cyane, nanjye nahawe ijambo. Indirimbo zabo nta ndirimbo yabo ntazi. Ndabinginze baze kundirimba indirimbo yitwa Isaha, barayibasohoye. Ndayikunda cyane cyane. Nayirebye nk'amasaha n'igisubiramo kugeza ubwo nayifashe. Ndayikunda cyane, nayikunze ni ukuri isaha y'Imana ikigera. Haleluya. Bitwariyete n'ibyo kwizera nigasukira igisigamirago n'ikubatse. Nkaba ndabidi mbaye ibintu bitanu kuri telefone. Urakoze sheri wanjye. Ariko ndishimye cyane. Bibaye byiza nabahora kuko ndabakunda cyane.
urakoze sheri reka noneho mbere yuko abahobera manza umushyire pasitarizi girls impact these are the girls impact amuha umugisha noneho turaza gufata n'ifoto nini cyane ijya hahandi reka mbere y'uko ibi turaza gukora nyuma reka nakire Irene Murindahabi muraza gukomeza ariko reka nakire Irene Murindahabi emaye hanyuma dukomere amashyi menshi cyane Irene Murindahabi Morodekayi Imana iguhe umugisha Morodekayi. Okay. Ese ashimwe. Nabonye abandi bitanga Philip itarabyihorera ndumirwa. Ntabwo nabyemera Philip itari twini wanjye hari icyo yari yambwiye ariko kubera ko gihambaye nari kukivuga nyuma so Abizi n'ubusanzwe agira ubugugu. Kugira ngo ducunguze uburyo mwete twakiriye Prosper Momezi munyemerere koresha umwanya muto cyane bashimire n'ukuri bashimire cyane ariko hari abantu b'ingenzi ntakirengagiza barimo Philip. Thank you. uze kunyemerera uzane ayo ma certificate hano kugira ngo tugire vuba vuba twakire Prosper Momezi kuko amasaha arimo arihuta. Umuntu tugiye guheraho dushimira wagize uruhare runini cyane mu kugira ngo tubone Vestine and Dorcas ni mama wabo. Umushimira wabyaye neza umubyeyi w'intwari cyane kandi usenga Imana y'umugisha. Mu gihe mama ari kwegera hino ndagira ngo nsabe n'umupapa dukunda cyane mu buzima bwacu yaba njyewe Vestine and Dorcas MI muri rusange witwa Ambassador Dr. Ignace Niyigaba. Uburyo bwihuta kugira ngo ducunguze uburyo mwete bakoze umuziki arakoze cyane mama wacu bakoze umuziki bafite impano bafite amajwi meza album yabo ya mbere igeze hanze uyu munsi bashimira Imana ko kuri ubu ngubu iri hanze twakira Dr. Amba mumumera amashyi ndababwira ibyo mutanga uyu mugabo ni ambasaderi muri UN ni umukozi w'Imana wo mu Rwanda kandi utuje cyane ahasenga ni umudiyakoni yitangira umurimo w'Imana kugeza n'aho twageze mu bibazo arampamagara arambwira ngo Irene komera abantu mugumane ati iyo uzajya ujyamo ujye umpamagara kugira inama ndi umuhanga ni umudokiteri kandi arakunda Imana cyane by'umwihariko akunda Vestine and Dorcas n'umuryango we Imana ibamugisha. Ababonye video yitwa nahawe ijambo yakorewe iwe mu rugo umugabo Imana imugisha cyane. Thank you
y'urwibutso ndagira ngo twihute kugira ngo ducunguze uburyo mwete turabona umwanya uri gushira kandi tugifite byinshi. Yego, uyu ni umuryango w'abakundana ariko bombi bafite umugabo wo kutabona. Umugabo we afite impano yo gushushanya, abakunda cyane kugeza ubwo amaze kwibaruka umwana we wa mbere yahise abashushanya. Reka turebe ibyo yashushanyije bibaye nk'impano. Yego, nanjye nahawe ijambo nshimye Imana mu mutima. Impamvu nabashushanyije ujya umenya ko Imana ibakunda. Ikindi nshimye Imana ko yamaye umwana w'umuhungu, yama n'umugore mwiza. Niyo mpamvu murashima Imana. So ndabakunda, Imana ijye ibaha umugisha. Taburo ifite ibisobanuro bitatu. Icya mbere ni ukuntu museka neza, icya kabiri muri beza kandi mwahawe ijambo koko. Imana ijye ibaha umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe. Ni ukuri nanjye nshimye Imana kuri uyu munsi. Aba ni inshuti zanjye, ni ukuri tubana umunsi ku wundi. Twishimiye kino gikorwa, nahawe ijambo, natwe twahawe ijambo. Ni byinshi tuzakora kandi ndababwiza ukuri, Yesu ari gukora imirimo ikomeye cyane, n'ibindi muzabibona mugiye kubibona mu izina rya Yesu. amen. Thank you so much. Gira ngo rero yego, aba babebe bari hano ngo baratanga ibihumbi 100 ariko reka bahawe ijambo, reka babyivugire ngo bimeze bite shusho. Bahawe ibihumbi 100. Okay, bahawe ibihumbi 100 ngo baratanga ijambo. So mwabyumvise bahawe ijambo. Tudatinze rero mufashe Irene, uri inshuti nziza, uri umumanager mwiza, Imana ikomeze ibaha amafaranga. Ariko ndashaka gusaba Prosper Nkomezi, namwe mushobora gukomeza kwitanga 275305. Ariko kano kanya munyemere mpamagare Prosper Nkomezi. Abana noneho reka mbabwire ikibazo gihari. Amasaha yagiye ariko mudusabire imbabazi. Bahawe ijambo, noneho babahe n'umwanya. Okay. munyihanganire kugira ngo mbere yo kwakira Prosper Nkomezi azamuka n'abacuranzi be, shimire cyane Chris Easy. Mbabarira zamuka yihuta, amavideo yose mwabonye kuva ku ya mbere kugeza ku isaha ni Chris Easy wayakoze. Narangiza azana n'uwitwa Santana. Audio zose kuva ku ya mbere usibye imwe gusa yitwa Papa niwe wazikoze nawe. Ni abagabo bitanga cyane. Undi yitwa Mawombi. Uyu Mawombi mushobora kuba mutamuzi, niwo mpamagaye ambwira ngo mfite abana tubana bazi kuririmba, Irene wabafashije. Mawombi, Imana ikugisha. Chris Easy, thank you so much. Hallelujah. Santana Souls. Ujya kubashyira mu matwi. Okay, mu gihe bari gufata ifoto yanyu bijya kuri Twitter, reka abana baba bategura, sibyo? Icyo gitari kirakomeye. Erega Mawombi wagize neza, warakoze. Mani umugisha. Tukoze. Warakoze. Kana abana bacuranga twumve, ufasha abana, sibyo?
murabibona nyine ba Vestine na Dorcas batoya kandi bahawe ijambo mubegera ariko ntimugwe acuranga mukomera abana amashyi nanjye ndabona ngiye kuba manager wa Vestine abatoye. Thank you Sheri, ubutaha bazagaruka bishyuye sibyo nibwo tuzabacurangira. Mukomera abana amashyi menshi cyane, Imana ibamugisha. Reka mufashe twakire Prof Mumezi n'amashyi menshi cyane. Oya di please Prosper Mumezi, mukozi w'Imana Prosper cyane. Prosper Mumezi azahangaha n'amashyi menshi, gasaba Dorcas na Vestine ngo muguma ahangaha kugira ngo muririmbane n'umukozi w'Imana Prosper Mumezi, namwe mubashe kwakira amavuta. Prosper Mumezi rero agiye kwitegura aze. Imana imuhe umugisha. Yes. Imana ibahe umugisha. Ngaho bahobere. Uyu yasabye kubahobera. Imana imuhe umugisha. God bless you, man of God. Shalom. God bless you. Yes. Yes. Hallelujah. Viva, viva.
umutima sinzigera nibagirwa ya mirimo wakoze sinzigera nibagirwa